ujya mu mwuka ariko ukanasambana, ukajya mu mwuka ukanabeshya, ukajya mu mwuka ugatukana. None se ni gute bitazagukomerera? Ariko Imana yarambwiye ntibyasohora. Uriya muhanuzi yaravangiwe, yewe nakazajya aramvangirwaho, naramubonye rwose sinzi ibiki n'ibiki. Ariko ibunyanaka nabonye y'umuhanuzi, mukirirwa murenga imisozi. Uremera ko Umwuka Wera kubatiza? Uremera ko agukoraho? Uremera ko ahindura ubuzima bwawe? Uremera ko Yesu akubera umwami n'umukiza? Sherekevo fata microphone neza rwose. Nge nitwa Ntirehinyurwa Celestine. Narabatijwe, ndahabwa Eucharistia, ndanakomezwa. Ku kintu Revera Pasteur avuze cyoko ishapure ntacyo yagukiza, nibyo koko. Nge barabimbwiraga nka kucyaragiye mu masengesho ngiye gusenga, hagira ngo nta bifitiye umumaro, ariko nza kubona ko nta mumaro bifitiye. Rimwe tujya kurara mu butayu, Imana yarakomeje kumbwira ngo nyikuremo. Yesu wacu nashimwe cyane bene data. Ku mazina nababwiye ko nitwa Ezekiel mfite umukiza. Ibyo ngibyo ntago bintera isoni, ahubwo bijya bintera imbaraga iyo twateranye nk'uku nkabona abapapa, nkabona abamama, nkabona abasore n'abakobwa, nkabona abana bato duteranijwe n'imbabaga ndetse n'imbabazi z'Imana. Haleluya. Turi muri gahunda yo kurebera hamwe imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Ese iyo dusenze bitumarira iki? Niki bidufasha? Niki bihindura mu buzima bwacu? Haleluya, haleluya. Ariko uyu muririmbyi w'190 we aravuze ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu ngo tuyobora inzira nziza, kandi abamwiringira bakamwitondaho, abo ngabo nibo banyamahoro basa. Imana itugirire neza cyane. Oh haleluya. Ni bande bishimiye kubana natwe muri uyu mwanya? Abantu bishimiye kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Hoya mubihamisha ibiganza byanyu, koko niba mwishimiye kubana natwe, nimubihamisha ibiganza byanyu niba mwishimiye kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Irashaka kuvugana nawe muri uyu mugoroba. Iyo riri mu ijuru irashaka gukorana nawe muri iyi minsi. Iyera iri mu ijuru irashaka guhindura ubuzima bwawe n'amateka yawe. Ese urabyemera? Ese urabishaka? Niba muri wowe birimo, tera haleluya yo kubihamya. Ngo jya umwizera kandi ujye umwumvira, ngo ujye unyurwa nawe mu mibereho yawe. Tugiye kuza muri gahunda yo gusenyera Satani. Nari mfite gahunda yo kuvuga ku banyabugingo. Haleluya. Imana irambwira ngo hoya manze nigishe ku nyigisho yo gusenyera Satani. Abantu benshi baramwubakiye mu buryo batazi. Niyo mpamvu uyu munsi Imana burishatse ko tumusenyera mu izina. Ni nayo mpamvu yaduhinduriye izina mu izina. Reka rero twumvire umwuka w'Imana aho kwiyobora, kuko aho abantu biyobora babibyigenge. Yesu ashimwe cyane. Aho abantu biyobora babibyigenge, ariko iyo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana aba ari bo bana b'Imana. Haleluya. Imana yacu tugirire neza cyane. Yarakomeje aravuga ngo ntabwo hakingirizwa, hari nta gicu gikuba. Murabona ko hano ndi ku mucyo cyangwa ndi ku rumuri, ariko uyu mucyo uramutse uwuvanyeho hahita hagaragara iki? Umwijima. Rero hano yaravuze ngo ngo ntihakingirizwa, nta gicu gikuba, ngo ibyo byose byeyurwa no kuboneka kwe, nta shavu nta bwoba, yewe ngo habona n'igishyika, ngo tumwiringiye tumwumvira ntago byashoboka. Imana itugirire neza cyane. None wewe ufite ubwoba bw'iki? Ntabwo ubusanza n'abantu hano nka 30 bafite ubwoba.
mbahereze n'inzira bafitemo ubwoba batsindwe. Abahamya ko ntabwo bafite bashyire hejuru kureba. Ntabwo abantu badafite ubwoba muba muri mukanya ngiye kubabwira ubwoba mufite. Muririmbye yararirimbye ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, ngo none nzajya nirata uwo musaraba gusa. None wowe ngo ntabwo bufite kandi burakwishe, waretse kwihagararaho ahubwo ukabwira Imana ikaguha imbaraga ikakumara ubwo bwoba. Yesu ashimwe cyane. Ufite ubwoba bw'ibihe, ufite ubwoba bw'imibereho, ufite ubwoba bw'ubukene mu buryo bw'umubiri, ndetse n'abibesha ko bakungahaye mu buryo bw'umwuka nabo barakennye. Nindi Imana yahaye byose se. None ko mwambwiye ntabwo bamufite. Ndashaka tubwize Imana ukuri, kandi nitubwize Imana ukuri nibwo twunguka. Buruzarebe y'umubyeyi amenyereye ko umwana mubeshya, wagize ngo niyo ababaye se arabyumva ko ababaye koko, agira ngo n'ubundi aje gutera igitinyiro. Rero niyo mpamvu naje muri gahunda yo gusenyera nde Satani. Abadayimoni bose nibahunge Mana, yewe ngo abadayimoni bose nibahunge Mana, yewe nibahunge Mana, haleluya nibahunge Mana, yewe nibahunge Mana, yewe nibahunge Mana, kwese amena. Ngo iyi nzara iteye, ubukene buje, abantu bahindura indimi, abatari abatekamutwe bagatangira kuyica. Ati yewe umenye ubwenge, kandi n'uburi ubwenge Imana izakureka. Hari guta Yesu ashimwe cyane. Ariko kuki utegereza kubura ubwenge Imana yarakuremye ukabugura? Iyi nzara iteye abantu batangira guhinduka, iyi nzara iteye abantu batangira kwihakana babo, iyi nzara iteye abantu bihakana imiryango. Kubera ko umuryango wanjye ukennye, ntago naba nicaranye na ba runaka bakomeye noneho ngenda avuga ko ari umuryango wanjye. Oya, ngewe ndi imfubyi rwose, ngewe nta babyeyi mfite, ngewe rwose nuko. Kubera ko inzara yagize ute, ubukene bwaza, noneho umugabo akajya avuga ati yewe nta mugore mfite. Umugore ati ngewe ndi umukobwa. Ndavana abantu mu byondo uyu munsi, tubashyire hehe mu banyabugingo bikera mu bivuge mu izina biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera. Haleluya, biremera muri Yesu, biremera. Haleluya, kongere haleluya, kwese haleluya. Muri Yesu biremera. Ntago muri Yesu bigira ngo habe ubukene, nta nubwo bigira ngo habe ubukire, ahubwo iyo umwizeye, iyo umuhanze amaso, iyo umutumbiriye mu kuri, biremera. Haleluya. Ariko nyamara iyo inzara iteye n'ubukene buje, kuba mwizeye abahembura ibihe byose. Ngo ntabwo n'amakuba yadukomerera tumwiringiye kandi tumwumvira, no si byashoboka. Ariko kuri mwe biri gushoboka. Kubera iki? Muramubeshya. Ujya mu mwuka ariko ukanasambana, ukajya mu mwuka ukanabeshya, ukajya mu mwuka ugatukana. None se ni gute bitazagukomerera? Nje muri gahunda yo gusenyera nde
abantu bataye umuhamagaro ahubwo bagiye mu byiyumviro byabo. Imana yacu tugirire neza cyane. Abantu bibagiwe kwihana ahubwo mbese nukurenzaho. Mujye bita kurenzaho. Bya bindi mujya mukora hariya hirya mugiye guhinga imyumbati, mugiye guhinga ibijumba, ibindi ni ibiki? Amateke. Bya bindi mujya mukora. None koko Imana kwireba ikareba no mu mutima. Ibyo wayikinze yabibonye, ibyo ukunda bya buri munsi irabizi. Iyo baje bagatendereza ntubura kutanyeganyega, kandi no kurwarwa rwageraho ugasomaho. Nose ubwo urumva bizemera gute? Ariko Imana yarambwiye ntibyasohora. Uriya muhanuzi yaravangiwe, yewe nakazajya aramvangirwaho, naramubonye rwose sinzi ibiki n'ibiki. Ariko ibunyanaka nabonye y'umuhanuzi, mukirirwa murenga imisozi mugenda iyindi, kandi Yesu ari hano. Ngo mugiye gushaka Imana, mugiye kureba wa muhanuzi, kandi Yesu ari hano. Ari hano, ari hano, ari hano, aduhezagire, aturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano twese tugende. Ari hano, ari hano, ari hano, ari hano, ari hano, ngo aduhezagire, aturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano. Yo, haleluya. Ari hano, ari hano. Ubyemere cyangwa ubyange, ari hano. Wajya kumushakira i Kigali uzasanga umusiza. Hari n'abandi bibesha ngo bagiye kumureba mu musozi. Ari hano, ari hano. Imbuto uteze muri karitsiye uvukamo wijya kuzibesha batakuzi. Imbuto utera mu nzu ubamo wijya kuzibesha abaturanyi muhurira iyo hirya. Imbuto utera mu rubyaro Imana yaguhaye wijya kuzibesha bakumvira iyo. Imana itugirire neza cyane. Turi muri gahunda yo gusenyera nde yemwe, mu ntego yacu ivuga ngo imbaraga z'iki? Z'amasengesho. Imana itugirire neza cyane. Ngo ntitwakwiyungura kugira ibyishimo bitagira ikizaha. Rero njyewe nari maze kureka inzoga, ariko burya no gusambanya agasambana, ariko uracyafite ishyari. Uramuzi ishyari? Ishyari ni umuzi w'ibibi byose bibaho. Gayini yatagira ishyari ndetse ngo arwicire abone ko akwiriye no gupfa, yari kwica murumuna we. Ubwo ari kumwica se, ariko yagize ngo inka ari buzisigarane birangira nazo ataziriye. Umugabo bita Yuda iyo ataza kugira ishyari ngo agire inda nini y'amafaranga, ntabwo yari bugambanire Yesu. Yapfuye yimanitse mu kagozi inda arayimena, bya biceri nabyo asigara atagize gute? Atabiriye. Wewe urisigaranye se urukumva uzarusha barimo. Mukanya ujye mu mwuka iriririri irafu. Ivuze ngo iki ukiri kubeshya? Ivuze ngo iki ukiri gusambana? Ivuze ngo iki ukiri gusinda? Hari ibintu bibiri dukwiriye gushaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Negereze
n'abandi babifite dushyire bugufi tuganire kuri ibi. Muri gahunda yo gusenyera nde? Turi muri gahunda yo gusenyera nde? Hano bagiye kuzana akarago ngo basengere abarwayi, hari kuza nk'abantu batatu hamwe, ariko mu by'ukuri iteraniro ryose birarwa. None se buriya impumyi yabasha kuranga kimwe? Zombi zagwa he? Nose umurwayi yarwaza undi? Umuntu uri kuri ukunda ari kumya buriya warwaza undi ni wowe. Muri kunseka, Yesu ashimwe cyane. Buri munsi ijambo riravugwa ariko rigasigara, ndagira ngo uyu munsi bitahe. Yewe ntabwo uzahora umbona hano, ntabwo ndi Jean Pierre. Yewe ntabwo uzahora umbona hano, ariko icyatumije Imana inzara ntabwo nakubwiye ngo untegere. Imana yantegeye ndazangera. Turi kumvikana. Yewe ntabwo ndi muri babahanuzi mujya mwumva babatubuza. Babandi bagenda bakabeshya rimwe bakajyana uduhumbi tungahe, nuko indamu y'ijoro rimwe nabakaba ari umusaraba mu bikoreje ngo baje gutubura. Oya, ahubwo nje kubaka iki? Umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana rero ni ijambo ndi bugusigire, riri buhindura ubuzima bwawe, riri bugukomeza muri uru rugendo rwiza wahishemo, rizagufasha kugera n'imbere y'iki? Y'Imana. Yo, haleluya. Kwese haleluya. Kongere haleluya. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aleluya, aleluya. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo waho wa 33. Abantu bafite Bibiliya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo waho wa 33. Niba twahageze dusome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo uravuga ngo mukiganyira. Dusome mu izina rya Yesu 33. Ahubwo mubanza mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Mana data wa twese ndagushima, uri umukozi w'umuhanga. Ijambo ryawe rirera ndetse nawe urera, ariko twe duteze amatwi muri uyu mwanya ngo twumve icyo tubwira. Reka uhereze umugisha abagiye kumva ijambo ryawe Mana. Simvuge ngo uravuze utavuze, ahubwo ibi byose bibereho kuguhesha icyubahiro. Uheze Satani, uheze abadayimoni, uheze abacawi, ndetse gukora kose kumwijima kunanirwe, ahubwo icyubahiro cyawe cyo kiganza mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Ijambo ry'Imana ni umuhiga, kandi rirahiga rikagira gute? Rikavumbura. Haleluya. Niri kuvumbura wihane, nutihana uzarimbuka. Niri kuvumbura wemerere Yesu akubera umwami, akubera umutware, akubera umuyobozi. Haleluya. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo
murakoze cyane. Ngo mubanza mushaka iki? Ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Imana itugirire neza cyane. Mu buzima bw'abantu benshi usanga icya mbere batarakigize Imana, ahubwo usanga icya mbere barakigize ikitari icya mbere. Ubu ndamutse mbajije umuntu ngo icya mbere ni iki mu buzima bwe, abantu bavuga amafaranga mushyire hejuru turebe. Nusi faranga hari uwarivuga nabi? Faranga si musema byote. Oya, ifaranga ngo niyo cyaba igiceri cy'ijana kirakundwa. Nusi ko ndi kubivuga ntimushyire hejuru abantu bagira amafaranga ya mbere. Ntabahari. Jewe ndi uwa mbere da. Nawe uri uwa kabiri. Uri uwa gatatu yabonetse. Asiko muri gushyira hejuru mufite ubwoba. Ifaranga ni irya mbere. Aha. Yo, haleluya we! Amafaranga mwagize aya mbere ntabwo ariyo ya mbere, ni ukuvuga ni ikigirwamana cy'amafaranga mwasimbuje Imana. Yesu wacu nashimwe cyane. Ni ukuvuga iyo umaze gusimbuza Imana amafaranga, ntabwo Imana iri buze gukora, ahubwo umwanya w'amafaranga niwe uri bukore, nawe nagushirana. Uri bwikamira yo ngayo. Nazo sashize. Mwumvishe kese abantu bafite. Ni yuko ibyo dukwiriye gushaka sibyo dushaka. Amafaranga ari mu nyongera, ntago amafaranga ari mu byo Bibiliya yatubwiye. Bibiliya yatubwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzagira ute? Muzabyongerera. Haleluya. Tugiye kurebera hamwe ijambo ubwami. Haleluya. Iyo tuvuze ijambo ubwami, hari ubwami bwinshi. Murimo muranyumva? Hari ubwami bwinshi. Uyu mwanya buriya umugabo yagaze mu rugo iwe. Turi kumvikana? Yagaze mu rugo iwe. Buriya nk'aba basore nabo iyo babonye nka papa aje yicaye nka hariya akavuga ati sha kiriya gitoki mu gihubure mugende munzanire akantu hari ku isoko, nuko yicaye bati nanjye cyama nkaba umugabo, sibyo? Rero kiriya gihe aba ari umwami. Ubwo ngubwo ni ubwami. Ategeka umugore we ndetse n'abana be n'abandi bose bagize ute bamushakaho serivisi. Yes. Uwo nguwo ni hari undi mwami rero. Buriya iyo mubona umwana yavutse, uriya nawe ni umwami, kuko abantu bahurura bavuye impande n'impande baje kumureba, baje kumuterura. Abo nabo ni abana. Haleluya. Buriya rero ukagera nko ku kagari, gitifu hari igihe akubwira ati genda uzagaruke cyangwa uzagaruke mu kindi cyumweru nguhe serivisi. Hariya nabo bari hehe? Abari mu bwami. Uretse ko abari no kwica serivisi ryari icyo gihe. Yesu ashimwe cyane. Ako hari n'igihe abikubwira biri ngombwa, kubera yenda iyi serivisi kuyikemura ako kanya bidashobotse. Ariko kera muzi ko habagaho n'abantu bakakubwira ngo hariho umwami Kigeri, hariho umwami Musinga, hariho umwami mwami Yuhi, mwami Ndori, umwami Kigeri. Abo bose naba. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ku bwami bw'Imana. Haleluya. Ubwo bwami bwose tuvuze sibwo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka kubabwira ku bwami bw'Imana. Ubwami butegeka,
ubwami bw'imbaraga, ubwami bw'ineza, ubwami bw'amahoro, ubwami budushyira mu bukire, ubwami butuvana mu bukene, ubwami buvuga ijambo ku buzima bwacu, iryo jambo rikemera, iryo jambo rigasohora, iryo jambo rikitwa ijambo kuko ryavuzwe n'umwami Imana. Ako mujye mubyuzuza. Haleluya. Iyo tuvuga ubwami bw'Imana, haleluya, ntabwo ubwami bw'Imana ari ubwami bw'amagambo. Haleluya. Hari ubwami bwashoboye gutegeka isi nk'ubwami bw'Abaroma. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu munsi burimo burananirwa, habonetseho andi mareta zunganira. Yesu ashimwe cyane. Hariho leta z'Abasoviete, hariho leta zunze ubumwe za Amerika, yewe natwe iwacu turi leta. Natwe iwacu turi leta. Iyi si leta yunze ubumwe bw'Abanyarwanda se, iyobowe n'umwami mwiza Imana yaduhaye witwa Paul Kagame. None se uhakana gute ko natwe ahangaha hatari mu bwami? Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Kagame nawe yatowe n'Imana. Buriya nimujya mubara abakozi b'Imana, Kagame nawe ari mu bakozi b'Imana. Akora imirimo yo guhuza iki? Abanyarwanda. Yo kugira ute? Yo kuvana batishoboye akabagira abashoboye. Haleluya. Akabaha imirimo, akabahemba ku kwezi batanakoze. Uriya ntabwo ari umurimo abaperezida bandi bakora. Hari abaperezida ibihumbi n'ibihumbi byananiye, ariko we arabishobora. Imana igize gute? Ibimushoboje. Nawe ni umukozi w'Imana. Bibiliya ivuga ko nta buyobozi bubaho budashyizweho n'iki? N'Imana. Uretse perezida wacu mujye mwubaha n'umukuru w'isibo, kuko nawe Imana iba yemeye ku izo ngo 10 agira ute? Azubaha. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kuvuga ku bwami bw'Imana. Niki twakora uyu munsi ngo tube mu bwami bw'Imana? Ese abantu baba mu bwami bw'Imana babayeho bati? Icyo twakora ngo tube mu bwami bw'Imana ni ukureka icyaha n'igisa nacyo, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ni amahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Haleluya. Niyo mpamvu usenga ugakora ibyaha nawe ntusubizwe. Wasubizwa bikaba kanya gatoya, ni nk'ikinya. Buri kinya nago kimara umwanya munini ku mubiri w'umuntu. N'ibisubizo by'umunyabyaha nuko biba bimeze rero. Umubona nezerewe hari ari gufata kadudu bwonga ari muri mucugusa umume rwose, mbereza nuko. Ariko burya yo cyakinya kimushizemo abari muri ati nayanywereye bisi, nayanywereye urwarwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko umuntu wubashye Imana, haleluya, ariko umuntu wubashye Imana, dukeye imuhaya tw'amahoro, dukeye imuhaya tw'ineza. Haleluya. Ikintu cya mbere akora mu murimo w'Imana. Ikintu cya kabiri akora, haleluya, afasha imfubyi n'abapfakazi. Ikintu cya gatatu akora, akomeza yubaka ubwami nawe bw'Imana akabukomeza. Amen. Amen. Muri iyo mirimo myiza yakoze, Imana imuherezaga umugisha. Yamara kumuhereza umugisha, akabona akanezererwa kwaba hehe yemwe mu bwami bw'Imana. Yewe si runaka ko dukorera hamwe, kwahembwa 60 ngahembwa 60, ko yujuje inzu. Yewe ngewe ni igifu nakoze, nacyo ahubwo merewe nabi kwa muganga, inzoka we, umugongo, noneho rwose ncitse intege. Akabacitse iki yemwe? Ubwenge, ntidundi ubwongo, ntidundi ubwenge. Urwarwa. Hano mujya mugira urwarwa. Undi kubivuga bamwe bakareba hasi, ntarwo ndabaka muhumure. Hano mujya mugira urwarwa.
mu mwanya wo kugura itungo rishyire mu rugo ahubwo ukajya kugururwa, kandi mwewe nimunarumwa ku mugaragaro murumwa mwihishe ngo batababona, batabibwira pasiteri, abaririmbyi bagenzi banyu batababona, mukajya murunywera iyo hirya mwishe, bene nk'urwo ngo runarabica. Muri kunseka ati ngiye ntago nywa inzoga, nzajya nirira indero gusa. Ndimo ndababeshyera se? Yesu wacu nashimwe cyane. Ntago wagera mu bwami bw'Imana ugisambana. Hariya mugenda mukihengeka mu rutoki, mwagize amahirwe hano ni mu misozi y'indurusu, oya ntago wagera mu bwami bw'Imana ugisinda. Ntabwo wagera mu bwami bw'Imana ukibeshya. Ntabwo wagera mu bwami bw'Imana ugifite ishyari. Ntabwo wajya mu bwami bw'Imana ugifite umutima winangiye. Yesu arashaka kukugirira neza. Yesu arashaka kukubohora. Yesu arashaka kugutabara. Wari umaze iminsi ubeshya, ukibwira ko wabeshya abantu, ariko wabeshya abantu ntiwabeshya Imana yakuremye. Wari umaze iminsi wirarira, ukirarira ku bantu, kandi nacyo ni icyaha. Yesu ibyo byose yarabibonye. Ni kenshi yagushatse ngo aguhe umugisha, ni kenshi yagushatse ngo asohoze amasezerano yawe. Yaza kukureba agasanga wibereye mu byaha. Wewe ubwawe uri umukobwa, ariko ufite abasore nka 40 bagutereta, kandi bose ukabemerera ko umwe ari we wa mbere. Wewe uri umusore utereta abakobwa, ukagira ngo ni amatungo wagiye korora. Nizo zibyara zikororoka, hakaboneka amashyo cyangwa se hakaboneka imikumbi cyangwa udukumbi. Yesu ashimwe cyane. Tekereza uyu mwanya Yesu agarutse. Abo bantu bose wabajyana ukabageza imbere y'Imana. Tekereza uyu mwanya Yesu agarutse, ukiri kubeshya, ese wabona ubugingo? Tekereza uyu mwanya Yesu aje agahamagara izina ryawe. Koko watinyuka ukamwitaba? Nibaza niba nazaza nzamuhunga twijyanire. Koko mwajyana si? Oya mbabarire utekereze. Weho numbwira ibyaha bye kuko nawe ubwawe urabizi. Sinkwibutsa kubeshya, urabizi kubeshya. Sinkwibutsa ko uri umusambanyi, urabizi ko uri we. Sinkwibutsa ko wibura, urabizi ko uri igisambo. Ahubwo tekereza uvuga ati Mana njyewe nawe, Mana njyewe nawe. Umaze iminsi wiba icya 10. Tekereza uyu munsi Imana ije. Imana yaguhaye 100 basi se waririye amandazi urahaga uyu munsi nugikenera amandazi. Abantu bahano ndabizi mukunda amandazi. Utari kunda nashyire hejuru. Ni wowe ari hehe? Arabuze. Yesu ashimwe cyane. Ariko uko muri kose Yesu arabakeneye ngo abahe ubugingo. Ariko uko muri kose Yesu arabakeneye ngo abahe umugisha. Hari byinshi mukunda bitabaye impamvu yo kwiba icya 10. Hari byinshi mukunda bitaba impamvu yo kwihakana Imana. Hari byinshi mukunda bitaba impamvu yo kujya ku ruhande rw'Imana. Ati barana abanyamugi bariya bura bamenye Imana, ayiwe ntago uzibiberayo. Urwuri kurwana hano nundi niwe afite urwari kurwana hariya. Ariko icyo Yesu akeneye muri twe ni kimwe. Akeneye ko twezwa, akeneye ko tugirirwa neza, akeneye kuduha imigisha, akeneye ko tubaho mu buzima bwiza, akeneye
kuri iryo jambo akeneye, haleluya, akeneye kubaho mu buzima bw'ubwisanzure. Twagize umugisha wo kugira igihugu gifite amahoro. Birababaje kuba waba uri mu gihugu gifite amahoro, warangiza nawe ukayibuza mu mutima wawe. Ese muzi impamvu abantu babura amahoro? Turi muri gahunda yo gusenyera Satani. Hano nabonye abantu baza gusenga bakenyereye kutuntu, bakenyereye kutuntu. Nababonye rwose. Hano hari n'abandi baje ati yewe nanjye reka ndebe ko barabimenya. Humura, Yesu yakubonye. Hano hari abandi baza kwa mujakazi ati nsengere, yarangiza akajyana hari abakavuza mu gatuma dunduru 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 ndakuragurira. Bene data, Yesu hari icyo yabivuzeho. Yaravuze ngo nta ukeza abami babiri kuko yakunda umwe uzasenga ujye kuraguza. Urumva ibyo bintu bizakunda? Abantu benshi basenyeye biheko mu byubako byazo, ariko bazisigarana mu mitima yabo. Abantu basenyeye ibigirwamana mu bifatika, ariko bazigumana mu mitima yabo. Ndashaka gusenya biheko uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndashaka gusenya indagu n'imbigi n'ibindi byose mu izina rya Yesu. Utwo duti mugenda mucururizaho, mugenda muvugiraho, mugenda mukenyeye ngo batabaroga, mugenda mukenyeye ngo batabamerera nabi, uyu munsi ndashaka kudutwika mu izina rya Yesu, maze mbinjize mu mavuta. Aya mavuta ari imbaraga, izo mbaraga ari iz'Umwuka Wera, ajya abana namwe, ajya abafasha, kuko nicyo twamuherewe. Yesu ashimwe cyane. Nicyo twagize ute? Twamuherewe. Abantu bagira amafaranga ya mbere, uyu munsi nashaka kubabwira ko Imana ariyo ya mbere mu buzima bwacu. Ko na nyoko singe wabyanditse mu mategeko ya Mose ndetse no mu isezerano rishya Yesu yarabihamije. Mama wawe yaba ahumye, afite ikibazo cy'ubuhumyi, mama wawe yaba adafite ingingo cyangwa papa wawe, umwubahe, ni umubyeyi wawe. Muranyumva? Gatatu, uzubahe sosiyete nayo. Hari byinshi uzahuriramo nabyo muri sosiyete. Cya gihe twagiye kwiga, iki gihe gutya twaje mu masengesho, igihe twakoze visite, twakoze ingendo zinyuranye. Yesu wacu ashimwe cyane. Yesu aradukeneye. Niduhura n'urungano nitwihakane Imana, niduhura n'abandi bantu nitwibagirwe Yesu, kuko iyo tumwibagiwe tugasubira inyuma, biba bingana no kumukora mu ngovu. Icyo gihe tuba twongeye kumusubiza ku musaraba. Arababara abavandimwe, arababara. Yesu arababara, arababara. Yesu arababara. Iyo usubiye inyuma ukamukora mu nkovu, ukongera ukamubamba, Yesu arababara. Kumaze iminsi ubabaza Yesu muri uyu mugoroba wa none, nta kintu uri kumva wakora ngo umushimishe. Kumaze iminsi uri kubabaza umwami wawe, ese none nta kintu wakora ngo wongere umushimishe. Haleluya. Iyo yankunze ntabibereye, nari uwo gupfa, nukwanyuzuza n'Imana, none ndashima. Nta wundi ni Yesu, mwamukomeye,
niwe data. Haleluya. Tekereza umuryango wawe ni hehe byari kuzaca, wowe uko wiyizi. Byibuze ngo Yesu akubwira ati mwana wanjye, byibuze wumva iryo jwi nawe ari kujeho rikubwira ati mwana wanjye humura. Haleluya, ndakuzi. Ni hehe byari guca? Muri bya biheko bya basogokuruza wanyu niho byari kunyura se? Muri bwa butindi bwabo se niho byari guca? Muri za manza na za kururu zitarangira niho byari guca? None se byari kunyura mu kumenya gutukana cyane? Rwose harimo abantu babigerageza pe, babizi, ku buryo habayeho nk'amarushanwa wanavivura. Niho byari guca se? Ariko Yesu akugirira neza utabibereye, akugirira neza utabikwiriye. Dore uyu munsi utari wanihana yaguhinduriye izina, akubwira ko uri umunyabugingo wo mukigira gute yemwe? Yo, haleluya. Imana yacu irakora, ikora ibikomeye, ibyananiye abantu nta nyuma ya zeri irakora. Warayibonye nawe ikora se? None se ko wibagiwe umuhamagara? Ndashaka ko dusenga, tubwire Imana itubabarire. Haleluya. Apana bya bindi Imana imbabarire kubeshya, Imana imbabarire kwiba, Imana imbabarire gutukana, agahinda ko mu mutima nuko Imana imbabarire. Yego nuko narangije none kwihana, Imana imbabarire. Baririmba nzajyana na Yesu, yego nzajyana na Yesu. Ugahita ujya mu mwuka nuko wihana, reka da ubagarira icyawe nta mahoro ufite. Wayagira gute se? Naho byaca. Ibintu by'Imana ni intambwe ku yindi. Urahamanya n'umutima wawe, urasarura guhamanya nawe n'ubundi. Ariko nuca mu nzira nyabagendwa, apana guca shortcut. Zimwe zo biti bisibangira kimuzizi hano. Iranzira buriya nini? Inzoka ishobora kwizingira mu byatsi wahaca pa ikabira kuriye, ariko buri guca muri kaburimbo ku muhanda mugari. Ubuse waba utari kuyibona? Yemwe waba utari kuyibona? Waba uri kuyibona? Abantu benshi urabakunda za bugufi. Ati reka nsambane nta kundi nacitse intege. Ati pastor ati rwose ati nacitse intege pe, nuko ngwa mu cyaha. Wagize gute? Iyo ni imvugo. Imana itugirire neza cyane. Ati nose ni gakeya nasomye ntago nyansinda ngo bigaragare, nta kibazo. Izo ngizo ni ingingo zirengera abanyabyaha Satani yahaye abakristo. Isomere gakeya nta kibazo. Shase wananywana kenshi. Kuko hariya mu byashuriwe Yohana niyo havuga ngo imirimo yawe kudashyushye kandi ukabuda akazuyaze nda kagira gute yewe ndakaruka kabisa. Nusa akazuyaze ni iki? Ibintu ntibikonje ntibinashyushye, ubusa bifite izina. Nuse kuki mushaka kwibera akazuyaze? Nituraba pagani turi n'abakristo. None ubwo muri iki mumbwira izina hagata? Yesu ashimwe cyane. Ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe na buriki nta buriki se nkufite mikoro magije. Nasi ko ibyo ufite ibyo utunze
nawe ubwawe koko muri by'uwo mwami. Oya reba, ayo urira amandazi nayo ukoramo umurimo w'Imana reba ko bingana. Reba ayo uryamo isambaza nayo ukoramo umurimo w'Imana ko bihuye. Nta n'akarange kari hano koko. Oya namwe murebe, kandi ibyo mufite byose namwe ubwanyu ni murabona ko nyiri ibintu mumwima ibintu bye. Muri abasaruzi babi, muri abakozi babi. Muri mwe ninde ushaka kugira amafaranga menshi? Nashyira akaboko hejuru. Mugende murarike n'abandi, mubabwira ati hariya hari umuntu ugiye kutumenera ibanga ry'uburyo turagira amafaranga menshi. Murimo kunyumva? Mwumvisha uko mbabwiye? Mugende murarike n'abandi, ejo dufite umuvugabutumwa udufitiye amakuru meza yo kutubwira uburyo dushobora kubona iki? Amafaranga menshi. Benshi musuzugwa kubera ko mutayafite. Abandi mwambara incocero kubera ko ntayo. Abandi murya nabi kubera ntayo. Abandi mucungana n'ifunguro ry'uwo munsi kubera ntayo. Abandi ntimugera kure kubera ntayo. Mujye mubyemera. Yesu niwe ubasha guhindura ubuzima. Yesu niwe ubasha guhindura imibereho, kandi yategetse byose biremera. Ibintu twaganiriye dukwiriye gushaka ntago harimo amafaranga. Yego, ibintu twaganiriye dukwiriye gushaka ntabwo harimo amafaranga. Ikintu twabonye kirimo nuko dukwiriye gushaka iki? Ubwami bw'Imana. Ubundi tugashaka iki? Gukiranuka. Haleluya. Buriya abantu bakiranutse bari mu bwami bw'Imana, amafaranga arizana. Haleluya. Inka zirizana. Hano ndabona bamwe bajya basaba n'ifumbire rwose bakabacunaguza kubera ko ntanga baziritse. Nababonye. Ubu simuzi ngo mu bwami bw'Imana habuze inka, ahubwo habaye amashyo. Amashyo murayazi? Amashyo murayazi? Abandi nababonye nibagahinda baraho ngaho, nibamubabaro, ahubwo abandi nagiye mbona rwose rimwe na rimwe bajya bigira n'inama zo kwiyahura ngo bapfe kubera ibibazo by'ubuzima n'ibindi. Imana yabanyeretse. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo abari bwemerere Yesu ko agaruka bundi bushyashya ku buzima bwabo, arakora ikintu gishya. Arakora iki yemwe? Arakora ikintu gishya. Ubutumwa nabazaniye si amagambo, kandi nababwiye ngo ntago ndi umutekamitwe. Babandi baza hajya babita ngo iki? Abatubuzi. Oya, Mana yarambujije rwose. Pasiteri wanyu nguyu hano afite ubuhamya bwanjye, ngaba abantu dukorana nabo bafite iki? Bafite ubuhamya bwanjye. Ngewe ntago ntubura nsengera umuntu kubera ko yamaye amafaranga. Oya, ariyo ntego yawe nakubwira nawe ubwawe yagumane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite amafaranga n'agafaranga, ariko bayaburiye n'amahoro. None dayibabuza amahoro, hari ibyo baza kuma ngo mbasengere ngewe never. Oya, abantu barakennye ijambo ry'Imana, bakennye ubabwiza ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusenge. Umaze kumva bimaze, ntacyo byakugezaho, ntacyo byahindura mwene data. Ndashaka ko dusenga. Wewe uri kubona waragiye kure y'ubushake bw'Imana, egera hino dufatikanye dusenge. Tugiye kwinginga Imana yongera idukorera ikintu gishya.
egera hino dusenge, egera hino duhamagara Imana, egera hino twinginga Imana, irumva. Erega yewe irumva, yewe erega yewe irumva, yewe erega yewe irumva. Oya mukazane hano, mukazane hano, mujye mwubaha ahantu hagiye kumanukira imbaraga z'umwuka wera. Aka karago si ko ari nakubusa, abantu ntibanapfukama hasi ko icyubahiro ari icy'Imana. Mana we, utu turago si hano turaboneka ku mafaranga makeya pastor? Utu turago turaboneka hano ku mafaranga make? Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngonge musenga iteka, haleluya, ntacyo nzamu yanyishuriye, haleluya, ya myenda se, haleluya, ya mbaba ibyaha atumanera de. Mwewe ko mwicaye nginga Imana, we yicarire rata, ndabona kurushye, uri umukobwa mukuru, ntabifite ishinge. Abantu b'abakobwa b'abasore abanga bamuzavugira Imana muri kugenda mwicara koko? Imbere ya ntebe, haleluya, nzahagararayo, haleluya, nzabanja n'iminyago, haleluya, nyisheke. Iyo yanyishuriye nyishu, ya haleluya, ya myenda yose yambabariye, ya haleluya, atumanera. Kuba upfukamye hano rero ntago bihagije, ahubwo igihagije kuba upfukamye aha ni ukuba wemereye Yesu ko ugiye guhinduka. Noneho ni ukuba wemereye Yesu ko utagiye kuzamubangikanya n'ibigirwamana by'ubutunzi, iby'amafaranga, iby'amazu ndetse n'ibindi bishavuza umutima wawe, cyangwa ukabona wagira agaciro ari uko ubifite. Haleluya, amen. Abantu bari kumva uhereye uyu munsi bagiye gufata ingamba nshya, mushyire n'agatoki hejuru. Mane bampera umugisha. Mwuka wera manuka, manuka, Mwuka wera manuka, manuka, Mwuka wera manuka, ya imitima icukire, imitima, imitima ya iyo Mwuka wera, Mwuka wera manuka, manuka, Mwuka wera manuka, manuka, Mwuka wera, Mwuka wera manuka, ya imitima iyo cikire, imitima iyo, haleluya, iyo Mwuka wera, iyo Mwuka wera manuka, imitima maya cikire, imitima, imitima.
reka dusabe bene data begere hino abakozi b'Imana dufatikanye muri uyu mwanya wo kuririra iyi mitima yari icitse intege, yari inaniwe. Satani yatwaje igitugu cy'uburwayi, igitugu cy'ibyiringiro, biringira nabi, biringira amafaranga, biringira amarozi, biringira abapfumu, biringira ibigirwamana, biringira ibyari bibananije. Ariko tugiye guhamagara Imana, haleluya, kuko iki kidendezi bahagazemo, iki ngiki bapfukamyemo, cyamaze guhindurirwa izina kikitwa icy'abanyabugingo. Haleluya. Yo Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, turagushimye. Zele talanke bone de sela bide go de trave volanki de side. Pasherenkevo zeto lankide azala vevone de sela bide gro de seve volantike. Yo, yes, 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 yes. Yes, yes, in the name of Jesus, my God. Ezimitima y'ubwoko bwawe Mana, abarozi baciye bugufi, abaguhakanye baciye bugufi, abagiye kure yawe baciye bugufi. Ayi barihanye mwami, nta kindi kibacishije bugufi, nta kindi kibazanye uretse kubabarirwa nawe, nta kindi kibacishije bugufi uretse kugirirwa neza nawe. Niyo mpamvu duhamagaye imbaraga z'umwuka wera, niyo mpamvu duhamagaye imbaraga z'umwuka wawe wera. Oh haleluya, 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 haleluya. Reka zibakoreho, reka zibakoreho, reka zibakoreho, reka zibakoreho, reka zibaye kwera, reka zibaye kwezwa mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Oh ndananije ibibananiza, ndaciye intege ibibaca intege, ndirukanye imbaraga z'umwuka mubi. Oh haleluya, haleluya. Izina ryawe Mana, izina ryawe Yesu, urakoze kuri yera. Zonte kela bevone de grode seve volantushe kerievo. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze kuri mwiza, kandi urakoze ko mbona ikimenyetso cy'imbabazi zawe kigaragaye ku bwoko bwawe. Urakoze papa ko ndimo mbona marayika wawe akiza abarwayi. Urakoze data ko ndimo mbona ijuru rihinduye amateka ku bwoko bwawe. Haleluya, haleluya. Urakoze ko mbonye ineza yawe muri iri teraniro. Mana shimwa kubw'imbaraga, Mana shimwa kubw'imbabazi, Mana shimwa kubw'ukuboko kwawe. Yo haleluya. Yesu uri mwiza, ushoboye byose kandi urera, ushoboye byose kandi urakiranuka. Yo haleluya. Tugushimiye ibyo ukoze muri iri teraniro, tugukomeye amashyi, tukuvugiriza impundu, kuko wera ukera ibihe byose. Yo haleluya. Ndagira ngo dukomeze dusenge. Abantu bari bapfukamye bafite ikibazo cy'uburwayi, ndetse hamwe n'abantu bari bicariwe n'imbaraga z'umwijima. Satani yaba yarakugendereye ukajya mu bapfumu, kandi uzi ko nk'umukristo bitari bikwiriye, wewe urasigara upfukamye. Abantu bashoboye kwiringira izindi mana, ati kano gati nagahawe na sogokuru runaka yarambwenge nkagendana kugira ngo bimfashe. Ni ukuvuga aha hantu masigaje makeni abantu batatu. Umuntu bana n'uburwayi, yaba ari indwara idakira, Yesu nta ndwara yamunaniye, yaba ari imvune z'umubiri mu buryo unanirwamo bwose, ndakwinginze usigara upfukamye. Nawe washoboye kugira uburyo kubangikanya mw'Imana, nawe usigara upfukamye. Dusenga Imana, abandi muhaguruke mwegere mu byicaro mwari murimo. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo naryo rikumbuza abantu, amahirwe ntabwo azahoraza. Yesu ashimwe cyane. Dukwiriye kwihana, kandi dukwiriye gufata icyemezo, dukwiriye kwizera Kristo
nk'umwami n'umukiza wacu, kandi nibwo abasha kuturengera. Haleluya. Erega Yesu yaje gukora. Haleluya. Yesu yaje gukora. Imana itugirire neza cyane. Hari abandi bafite imirongo beretswe, tubahereza umwanya bayivuge. Uyu mubyeyi Imana yanyeretse imitwaro ye yaragezweho n'abantu, barangije bayijyana hehe? Bayijyana ikuzimu. Ndetse hari n'imyambaro ye bajyanye ahantu mu rutare haca amazi, ngo iyo aho hantu umugezi utambutse hakagera amazi menshi cyane, agira ikibazo, akananirwa umugongo, ndetse umutwe ngo ukamurya cyane, iserera akaryumva, ndetse ngo akumva ubuzima bwe bwahindutse cyane ku buryo bukomeye. Ibintu ndimo kukubwira niko bigenda yewe muko. Imana ntabwo ibeshya. Imana ntabwo ibeshya. Imana yivuze ibivuze niyo ikoze ibikoze. None icyo kintu wambaye ni igiki? Iyo ni ishapure. Igigufasha iki se? Muri uwo mubabaro wawe, muri ako gahinda kawe, igigufasha iki? Nagari yuse nawe Yesu arimo aragushaka ngo umukorere. Nubwo ukizera kuzaba rukageza ku 10, ntabwo ayo masara ari yazagufasha kwibuka, ahubwo Imana yashaka kuguha ijambo. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagira ute ntagucumuraho. None weho wabitse amasaro koko? Uyu munsi ndashaka kugusengera, igera hino upfukame hano. Naho waba yambaye ayo masaro yawe, nukuri nta nicyo ajya gufasha pe, nubwo rimwe na rimwe ujye yiringira. Ndimo ndabeshya se? Nubundi ntibikubuza kubabara, ntibikubuza kunanirwa. None amwe atari ko se yenda nzayibyara koko, atari ko se bica mu zihe nzira, ariko bigiye guca mu nzira y'umwuka we. Uremera ko umwuka wera kubatiza, uremera ko agukoraho, uremera ko ahindura ubuzima bwawe, uremera ko Yesu akubera umwami n'umukiza. Mana data wa twese, uyu muja wawe mwami wanjye ndamuzanye mu ngobyi y'amasengesho, ndamusengeye. Mwamuyeho imbaraga mbi z'umwijima, mwamuruyeho imbaraga z'abacawi, mwamuruyeho imbaraga z'abadayimoni. Ayi zonte lankebone destaide. Iyi shapure naho wayivanamo ntibyabuze imbaraga z'Imana gukora. Nkuka yagusuye ukayivanamo rwose. Bigutwaye iki? Yesu arakora. Yesu ntago azakorera muri aya masaro nono. Buriya ngewe nabonye ari nk'uruheke mu buryo bw'umwuka, hari nk'inzoka yizingurije aho ngaho. None imeze nk'ikigirwamana ahamagara mu gihe runaka kikamureba ariko ntigisubize. Nyine ntago ari yusenga, ariko ndavuga uburyo weho wiringira ko ibintu biraba ariko ntibibeko. Nta muntu uri hano wayikuyemo akabona Imana? Urahari? Nibyo ngewe ngiye kugusengera ku bintu bibiri, nawe wayikuyemo. Pasiteri nayivanye ariko ntago twaguhata, tugiye kumanza tugusogongeze ku byiza Yesu agabira abakunda. Amen. Weho ubwawe uzayivaniramo. Amen.
egera fata microphone neza rwose. Njye nitwa Ntirihinyurwa Celestin. Narabatijwe, ndahabwa Eucharistia, ndanakomezwa. Ku kintu Reverend Pastor avuze cyoko ishapure ntacyo yagukiza, nibyo koko. Nje barabimbwiraga nka kucya nagiye mu masengesho ngiye gusenga, hagira ngo nta bifitiye umumaro, ariko nza kubona ko nta mumaro bifitiye. Rimwe tujya kurara mu butayu, Imana yarakomeje kumbwira ngo nyikuremo, ndabyanga. Ngiye kurara mu butayu ntabwo nayitahanye, sinamenye igihe yagendeye, n'umwuka wera rwayinkuyemo, natahiye aho, kandi kuki Imana irambwira ngo ninjye wabyikoreye, nari narayikomeyeho kuko ntacyo yafashaga, mbona imbaraga z'Imana aho ngaho, ntangira kuzura umwuka wera, Imana yacu yabwa icyubahiro. Yaba ari umuntu navanye mu ruhengeri, ubuvuza ati uyu nguyu umwana aravuganye, ariko uyu nguyu musanzi wanyu. Yesu uri mu ruhengeri, ari muri Amerika, ari na hano muri Rutiro. Ngiye ndashaka kugusengera, iyi nda yawe ntizongera kuguteza ibibazo, kuko mbihanuye mu izina. Uzabyara neza. Wari ufite ubwoba, uzampamagara, nutanampamagara nzabimenya ko byagenze neza, kuko burya niba inyuma twarahasize inkuru nziza, imirimo n'ibitangaza bigana bidusanga he imbere. Kandi iyi shapure wowe ubwawe uzayikuramo, ntawe uyikuvanyemo, wowe ubwawe. Kuko umwuka wera agiye kugusura. Uhereye ryari? Uhereye ryari? Ariko ntararangiza iri sengesho ryanjye, Imana yari inshoboje ngo ngusengere, mbabarira uhaguruke. Uhereye uko waje muri iri teraniro umeze, n'uyu mwanya ukuri kwiyumva, akira tuvugire imbere yawe, gira amahoro. Sori nidishire, Yesu yaravuye. Haleluya. Amen. Naje meze nabi, ariko n'ubundi ntabwo nari nakira, ntabwo nakuvuye. Ndi kumva natameze neza. Nani mpinduka wumva zawe? Wahaye Imana icyubahiro yewe. Cyubahiro ni cyawe Mana. Amaduhamagara Imana. Yo, uri mwiza Data nyiribihe. Turagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Umuja wawe yageze hano gushaka. Umuja wawe yageze hano ananiwe. Yageze hano arushywe. Kandi ijambo ryawe ryarabwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Wambwiye ko uri bukora ibitangaza, wambwiye ko uri bukiza abarwayi, wambwiye ko uri butabara abantu. Uhereye kuri uyu mubyeyi umugirire neza, mu izina ryawe rikomeye. Afite ibimunaniza, afite ibimuriza, afite ibimurushya. Oh haleluya. Ibi byose ndabiribase mu izina ryawe Yesu. Ibi byose ndabiribase mu izina ryawe Data. Ndahamagaye amahoro, ndahamagaye umugisha, ndahamagaye gutuza, ndahamagaye kugubwa neza, ndahamagaye amaraso yawe, ndahamagaye imbaraga zawe, ndahamagaye amaraso yawe. Uyamutwikize mwami, umwuka wawe wera muyobore. Oh amuvane mu byo yibwira. Oh haleluya. Amuzana hashyitse, amuzana hakwiriye, amuzane mu munezero wawe. Urakoze Data ko ndimo mbona umukiza imbaraga z'abacuraguzi barara bacuraguriwe. Ndimo mbona umukiza imbaraga z'abarozi n'ibyohererezanyo bohereza ku buzima bwe. Mana icyubahiro ni cyawe. Ururuka ukomeze umugirire neza, ururuka ukomeze umukoreho, ururuka ukomeze umurengere. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbabazi n'imbaraga zawe bikomeze bibane nawe uhereye none n'ibihe byose. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Ngaho ntabari twe, ahubwo umwuka wawe wera abari bakomeza kumubaho none n'ibihe byose. Urakoze. Amen. Imana imbwiye kandi izi mbaraga nshya Imana iguhaye ni ubutabazi, kandi ubu butabazi Imana iguhaye ni ukuri. Imana nigushoboze ejo uzagaruke twirirwane, ureba amashimwe mashya urabufite. Niko Imana imbwiye, kandi Imana ntabwo ibeshya. Haleluya.
abandi ngiye tugiye gusengana muri rusange. Yesu yambwiye ko ashaka kubohora abantu. Haleluya. Wowe ushatse wanagenda ukiyicarira rwose. Haleluya. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, hayinduri iyo mibabaro ngwa zeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurekanye zuba. Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure ko zagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nitwemera tukatura ko Yesu ari umwami ndetse ari n'umukiza wacu. Haleluya. Ibyo birahagije ko tubabarirwa nayo. Haleluya. Nukuri muhumure. Umubabaro wanyu mufite ntago urenze imbaraga Kristo atunze. Ibibazo n'ingorane murimo muracamo ntago birenze ubutwari bw'Imana. Yesu yambwiye ko uyu munsi aje kubagirira neza. Haleluya. Kandi bari abantu babangikanyije Imana n'ibigirwamana, Imana irimo kumbwira mbabwire kwibaba bari. Ndetse abandi bari bafite imvune mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ndimo kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana irabaruhuye, kuko ibavanye ku buretwa bwose mwatwazwaga ndetse n'igitugu mwari mwarashyizweho na Satani. Icyo ngiki Imana ikibavanyeho. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Imana irimo kumbwira ngo ibagiriye neza. Reka rero duhaguruke dushime Imana, kuko nta kibi kitubonaho, ahubwo dusigaranye igihe cyo kuyiramya no kuyihimbaza ndetse no kuyikorera. Yo haleluya. Amaraso ya murayizi niyo yozi ibyaha twakoze, hampfiriye ku musara haba. Haleluya. Ubwo wabambwaga ni Yesu, nari uwo gucirirwa witeka, ntabwo nari mbashije kwizera mwami wanjye mwamunyogesha yo maraso, kugira ngo nunganire Imana nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubu. Iyo nyogesha amaraso wavuye, kugira ngo nunganire Imana. Mana data wa twese, turagushimye kubw'amaraso yawe, turagushimye kubw'imitima ingana gutya yemeye kwezwa no kozwa nayo maraso yawe. Urakoze tata, urakoze papa, ko urengeye abamama, ukarengera abakecuru, ukarengera abapapa, ukarengera abasore, ingeri zose ukaturengera. Yo haleluya, haleluya. Turabigushimiye Mana, turabigushimiye. Icyubahiro ni icyawe, turabigushimiye. Icyubahiro ni icyawe, turabigushimiye. Icyubahiro ni icyawe Mana. Ngaho komeza ubahereza umugisha Mana. Nta rubanza rw'ikibi rubariho nanone. Uhereza umugisha mu mirimo bakora, imirima yabo uyihereza umugisha, amatungo yabo uyahereza umugisha, imitsima yabo uyihereza umugisha, intambuko zabo zihereza umugisha, kuko uri Imana y'amahoro, kuko uri ibyiringiro bizima, uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. umunsi mwiza
byiza nibuka n'uwo nakweme yoba mbere yo mucunguzi yengwizi byawe yo singize Yesu wanyoye hanyigisha iby'inzira ye ngosenge shime yo singize Yesu wanyoye yo singize Yesu wanyoye wanyigisha iby'inzira ye osenge shime yasingize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndorongotana haleluya no mu ngeso mbe ngogarutseho seho noneho sinzongera singize Yesu wanyoye hanyigisha iby'inzi yo haleluya singiza Yesu wanyogeje ibyaha abantu bari mu mwuka dutere haleluya we amen Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dushime Imana kuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Imana itubohoreye ubugingo, imitima. Imana idukomeje muri ubu buzima. Imana idukomeje muri uru rugendo. Ntago twabura kutayishima. Utayishima yaba ari ingayi. Reka rero dushima Imana. Munyemerere twese duhaguruke ku maguru yacu. Abantu banezerewe imbaraga z'Imana. Haleluya. Mana data wa twese turagushimye. Ijambo ryawe ni umuhigi. Twari turi muri gahunda yo gusenyera Satani. Mana abantu benshi barabohotse. Bavuye mu ngo y'ikibi, bavuye mu ngo y'icyaha, bagarutse mu mbaraga z'umwuka wera, bagarutse mu muhamagaro, bagarutse mu mbaraga z'umwuka wera. Oh haleluya haleluya. Turabigushimiye Mana ko wahamagaye abagabo ngo bakize, ugahamagara abamama ngo bakize, ugahamagara abasore n'abakobwa ngo bakize, ugahamagara abana bato ngo bahereze umugisha. Mana turagushimye. Urakoze mwami. Tugushimiye uyu mwanya ndetse tukuragije n'ibisigaye imbere y'amaso yacu ngo ukomeze uturindire ubugingo. Niwaza gutwara itorero uzasange dushyitse, uzasange dukiranuka. Icyubahiro ni cyawe. Ngaho tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina ryawe Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Ijambo Imana riyasize ku mutima wanjye niringiri. Nyabona muhamagare bagenzi banyu basigaye mu makaritsiye, mubabwire ko ejo dufite Imana haleluya ishaka kutugirira neza. Abantu ejo tuzirirwana mbafitiye amabanga menshi cyane Imana yashyize ku mutima wanjye.